Muraho neza, yari Habumugisha Damien, MD TV. Ese wabuze amakuru y'igihe dushobora kuzaherekereza n'umuvandimwe wacu ariwe Musiyanga Thomas? Tega amatwi yumve, ukore subscribe, comment, share na like kandi twibanire. Mbere yuko tugwa amakuru yose y'igihe hazaherekerezwa, manza wumve ijambo ry'Imana Nkusi Thomas ariwe Yanga yasize avuze, maze tuguhe urutonde rw'igihe umuhango wose uzabera paka ushojwe. Wumva aya magambo, andika uti: uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Wumva aya magambo, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Nk'uko mubizi nk'ibisanzwe, tumaze iminsi tubuza abavandimwe bacu harimo Yanga ariwe Nkusi Thomas, tubuze uyu Iva Buravani, Uburabyo Yivuri, ndetse muri aka kanya tukaba tugiye kubagezaho inkuru y'ukuntu umuhango wo gushyingura mu cyubahiro uyu muvandimwe wacu Yanga Nkusi Thomas uko uzaba uhagaze kugeza gusojwe. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani 2022, kwizihiza ubuzima bwa Nkusi Thomas Yanga muri Afurika y'Epfo. Kuwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa munani 2022, kwakira umubiri wa Yanga Nkusi Thomas ku kibuga cy'indege. Ku cyumweru, umuhango wo kwizihiza ubuzima bwa Nkusi Thomas ku itariki 28 z'ukwa munani 2022 hano mu Rwanda. Kuwa mbere tariki 29 z'ukwa munani 2022, nibwo tuzaherekeza ariko gushyingura uyu Nkusi Thomas, tumuherekeza. Ese uyu Yanga umwibukira kuki? Abenshi yaturaje amaso tujya kureba amafilima dusobanurira. Yanga ukundaga gutebya agasetsa. Yanga wowe umwibukira kuki? Yanga itahire mu mahoro, Imana ikwakire nk'uko wasize aha ngaho ubivuze. Yanga wizeye Imana irakurokoye. Yanga aho ugiye udusabire natwe tuzagira amahoro, kuko wasize witeguriye amayira, wasize wizeye, ndetse wasize uzi byose yuko Imana izakurokora ikakujyana mu ijuru. Yanga Yesu yabwiye abigishwa bati ngiye gupfa kandi ku munsi wa gatatu nzazuka. Petero ngo yari inshanutse aramubwira ngo ntibikabe, aravuga ati mva inyuma Satani. Bivuga ngo igihe cyari kigeze. nuko rwose wari uzi ko igihe kigeze. Igihe nuko iyo cyageze ntabwo wagisimbuka. Ariko se twebwe twiteguye dute ko abo bavandimwe bacu bagiye? Bari basa nkaho babonekewe, bakava mu byo bari barimo, bagakorera Imana, bakaririmba Imana, bagafasha, bakagira neza, bakavuga ijambo ry'Imana. Twebwe twiteguye dute? Dukomeze twumve ijambo ry'Imana hano rya N'uyu munsi kandi Imana iracyavuga. N'uyu munsi ijwi ry'Imana ndarizi, numvise ijwi ryayo. Uyu Yanga muganira uyu munsi wa none, Yanga mwamenye cyagiye kwa kundi. Ndashaka kubabwira ko ari Yanga wamenye Imana, Yanga uvuga Imana, Yanga uhagarara akavuga ashize amanga, kandi Yanga ushaka kubabwira ko uko yankijije uyu munsi yagukiza. Amasengesho ahindura ibintu byose. Hari imbaraga mu gusenga.